Yes right, hello check. Byiza cyane kandi rwose none amahoro y'Imana kuri umuntu ugiye ukunda rwose kandi akabukurikiye ibiganiro byacu hano kuri Gakuru Oneya mu biganiro byacu bisanzwe by'umwihariko byibanda ku mategeko y'Imana rwose tunongera turabasuje cyane kandi tubifuriza ikaze ndetse n'amahoro y'Imana muhahe muronke mu byo muvuga rwose mu byo mugena mu byose Imana mu ijuru bamugisha kandi bahaze uburame no mwanya mwiza kugira ngo tubane natwe mu biganiro byacu byo munsi bisanzwe kandi bikurikire ko by'umwihariko byibanda ku mategeko y'umuhanda aho tugera tubana mu buryo gukosora ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Tuneshejwe cyane abantu bamaze gukora subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, nawe utarayikora rwose uyikore kugira ngo tuzajye dushika n'ibiganiro byacu bisanzwe kandi bikurikira. Mwereko wacu nuko dukosora tunosobanura kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma, apana kugira ngo tuze tubone igisubizo ngo ni ngo twagiye ngo n'igikurikiye, igisubizo ngo ni ngo twagiye n'igikurikiye. Oya, ibyo twaje kubishyira herezo, twebwe dukosora tunosobanura mukabasha gusobanukirwa neza cyane mukamenya ngo sibyo turimo ni ibingibi biteye gute, bikora gute, bundi bivahe bijyahe. Itangazo ry'itirwa rero, wowe wifuza ko dorishye rw'agateganyo ariyo provisoire cyangwa ko dorishye rwa burundu ariyo permis, biroroshye cyane icyo kivuzo ntugisengere ko wagezeho bikemukiranye ngo uri kubona nimero tuba twakwandikiye ngo mu ibara ry'ubururu hejuru gatoya 0791828671. Iyo nimero yitwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukayiduhamagara tukagufasha mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Sibyo gusa rero urifuza kuza kwigana natwe biroroshye, duhamagara nawe dusangaho dukorera tubashe kwigana neza rwose bigene neza cyane. Uretse n'ibyo ngibyo rero tugufitiye application nziza cyane igufasha mu buryo bwo kwigana, application nziza irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, irimo ibyapa byose, irimo imirongo yose, irimo amatara yose. Nyamuneka na application nziza usabwa, na application nziza usabwa ubyumve ngo na application nziza usabwa. Ya application rero irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, irimo ibyapa byose, irimo imirongo yose, irimo amatara yose, yewe na application usabwa kujya gukora wabanje kurebamo. Sibyo rero tugufite na application no ugenda wikosora yo igukosora iguha ibisubizo, ugasubiza ikagenda iguha ibisubizo, ugasubiza ikagenda iguha amanota, ugasubiza ikagenda iguha amanota. Ya application yo turayitanga, icyo nkubwira nuko iyo application yo dutanga nanone nayo ibamo ibibazo ndetse n'ibisubizo ubwabyo byinshi bishoboka ku buryo ujya ku kizamini rwose wari huguye. Nayo abayikeneye mu duhamagara, wowe duhamagara dusobanuka tugura tinyene application ibiri ibibazo ndetse n'ibisubizo byari kuri 400. Cyase ni application ngena ni nkosora nayo insubiza nyine nyereka amanota nagize. Izo rero turastanga rwose abazikeneye mu duhamagare tuzubaye. Sibyo rero duhugura abantu uburyo koresha mudasobwa. Ese hari uburyo usanga umuntu yize neza rugasanga ntabwo yiguye uburyo koresha mudasobwa. Icyo gihe rero turaguhugura neza cyane, ndavuga niba unayizi uvuga uti nsanzwe nari huguye koresha mudasobwa nkeneye ibizamini. Ibyo biroroshye rwose ntubisengere wagezeho bikemukira. Urasa tukagaho ibizamini ukareba uko bikorwa. Tukaguha ibizamini ukareba uko bikorwa. Ese iyo uri mu kizamusubiza gute, wifashisha imashini gute, uraza tukaguha ibizamini nawe rero ukagenda wabonye uko bikorwa ku buryo ujya kukizamura itari umaze gukora nk'ibizamini byibura nka 20 kugenda rero ukora akazami kamwe biroroshye rwose biba ari ugutsinda. Ubwo rero mudukunde muze tubafashe biroroshye kandi bigena neza cyane. Simba ni yenyine rero mba ndi kumwe na mugenzi wanjye witwa Sifa Gatoya the Classic kugenda dufasha mu buryo guhinduranya ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Nkubutse ko ngiye nitwa Teacher Gakuru. Hanyuma kandi ku bantu bamaze kwiga bakeneye ko tubaha experience mu buryo gutwara ibinyabiziga, namwe turabafasha rwose bikagenda neza cyane rwose. Reka rero umwereko wacu ko mbabwiye dukosora tunosobanura, tunatangira n'icyapa kimwe tukareba icyo kivuga, tugahita dukomeza n'ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Icyapa cyacu cy'umunsi ni iki rero? Sifa Gatoya the Classic reka adufashe. Okay, alright. Icyapa cyacu cy'umunsi cyamaze kugera ku nyakira amashusho yawe. Icyapa cyo kiravuga ngo iki? Nkuko ubibona iki ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa ubundi byo gutambuka mbere. Ikindi umenya iki cyapa ntacyo tugira mu Rwanda. Oya, icyapa ntacyo tugira mu Rwanda. Icyapa rero kiravuga ngo umuhanda batambukamo mbere. Iki cyapa kiravuga ngo umuhanda batambukamo mbere. Ubundi hari igihe bazakikoza bakakubaza iki cyapa ariko kitagaragara, bakabaza ngo icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere gifite ubuso bw'amabara akurikira. Uzasubize ko gifite ubuso bw'ibara ry'umuhondo. Nkuko ubona rino bara ririmo imbere ry'umuhondo nibwo buso baburimo imbere. Ubuso ni ibara riba ririmo imbere mubona. Ubwo rero iki ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere kivuga icyapa nko bikubiye ntacyo tugira mu Rwanda. Cyo rwose kimenye ko amategeko buriya y'umuhanda mu Rwanda tuyiga ku rwego mpuzamahanga. Rero uzabona ko bazi ikintu tutagira mu Rwanda, ibyo rero ntibizagukanga cyangwa bigutungura uvuga ko ntacyo njya mbona, niyo mpamvu mbibasonorere gutyo. Ndizera ko cyapa rero mu kibonye kandi musoro cyo nicyo kivuga. Nta gutinda twese cyane, reka dusabe Sifa Gatoya the Classic atiyo n'ikibazo cyacu cya mbere noneho. Okay, alright. Ikibazo cya mbere cyamaze kugera ku nyakira amashusho. Nizera ko wafasha agakaye ndetse n'akaramu ugiye kugenda usubizanya natwe kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma, ugahita commentinga amanota tugize tukareba ese ikizamini cyabagoye cyangwa cyari cyoroshye. Ikibazo rero cya mbere kiri kubaza ngo iki?
ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni a kilometero 50, b kilometero 60, c kilometero 40, d cyangwa ni kilometero 30. Turi ku cyaso cya mbere turi gusubiza twese rwose nta gutinda. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni a kilometero 50, b kilometero 60, c kilometero 40, d cyangwa ni kilometero 30. Ku cyaso cya mbere basubije rwose nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya mbere ndakomyeshwa igisubizo ni a ni kilometero 50. Mwe ariko cokosoro tunosonora ndakomyeshwa tuvuze ngo ahatari mu nsisiro ni ahantu hose uzasanga ikinyabiziga kibasha kugenda kisanzuye kandi kihuta ku muvuduko wagenwe, aho rero ni hanze y'insisiro. Ubundi iyo tuvuze mu nsisiro mubimenye ko ni hano usanga ari mu miji, mu mihanda yo mu miji, aho usanga ari mu uruhererekane rw'ibinyabiziga byinshi cyangwa se uruhererekane rw'abagenda mu muhanda, ubucucike se bw'ibigenda mu muhanda gutyo, aho rero haba ari mu nsisiro. None se iyo bavuze ngo ahatari mu nsisiro by'ubwo ni hanze y'insisiro, umuvuduko wa velomoteri burya rero ntabwo urenga kilometero 50 mu isaha. Niyo mpamvu ku cyaso cya mbere igisubizo kibaye a, nizere ko mugifashe kandi mukibonye neza nta gutinda twise cyane. Reka tusabe sifa gatoya de classe gasiyo n'ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, alright, ikibazo cya kabiri rwose twibusana kimaze kugera ku nyikiramashusho yawe, cyo kirabaza ngo iki: nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? a 5, b 2, c 3, d cyangwa ni kamwe. Nkubutse ko ngiye nitwa Teacher Gakuru. Iyo ukomeje gukurikirana Gakuru on air, mukore subscribe nyamuneka, hanyuma kandi musharing ibiganiro byacu rwose bashe kugera kure ku bandi nabo bibafashe nkuko nawe byagufashije. Kandi nkubutse ko dufite application nza cyane zigufasha kwiga mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse, kimwe n'izigufasha gukora ibizamini. Mutwandikire cyangwa muduhamagare tubafashe. Namwe abakeneye kwigura mu buryo ukoresha mudasobwa rwose turahari. Nta gutsindwa ibyo rwose turabyamaganye. Abatsindwa ubwo ntimuzitwaza ibindi, ariko tukubafasha rwose tuba twarabafashije ibishoboka byose. Turi ku cyaso cya kabiri kibaza ngo iki: nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? a 5, b 2, c 3, d cyangwa ni kabiri. Ku cyaso cya kabiri basubije nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya kabiri ndakomyeshwa igisubizo ni d, byibura ni kamwe. Nukuvuga ngo mwiri ko cokosoro tunosobanura apana kubera igisubizo ngo ni a cyangwa se ngo ni b cyangwa se ngo ni c cyangwa ni d ngo twagenda igikurikiye, oya. Ahubwo impamvu ikinyabiziga gitezwe kugira byibura uduhanagura kirahuri byibura kamwe, nukuvuga iki? Ubundi tuvuze uduhanagura kirahuri ni zira twita essuie glace, kara kagenda gahanagura amazi. Bura nta kinyabiziga cyemerewe byibura kugenda mu muhanda nubwo kaba ari kamwe byibura ikinyabiziga kigafite cyemerewe kuba cyagenda mu muhanda. Ubwo rero nibura mubone aho muzasubiza, niba koza ngo nibura ikinyabiziga gitezwe kugira uduhanagura kirahuri tunga zose byibura ko ari kamwe. Ndizera ko ikibazo cya kabiri kigaragara kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka tusabe sifa gatoya de classe gatoya n'ikibazo cyacu cya gatatu. Okay, alright, ikibazo cya gatatu nacyo kimaze kugera ku nyikiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira: a itara ryerekana icyerekezo, b itara ndangaburumbarare, c itara ndangamubyimba, d cyangwa byose ni iby'ukuri. Byose ni ukuri. Ku cyaso cya gatatu niho turi. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira: a itara ryerekana icyerekezo, b itara ndangaburumbarare, c itara ndangamubyimba, d cyangwa ibisubizo byose ni ukuri. Ku cyaso cya gatatu basubije rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya gatatu nakongeshwa igisubizo ni d, byose ni ibisubizo by'ukuri. Ko nukuvuga ngo kino kibazo cya gatatu ubundi ntabwo ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe. Bishatse kuvuga iki? Muzarebe nk'itara cyangwa se nk'amatara ku kinyabiziga, uzasanga ubundi nk'imbere hari amatara 2 y'umweru yaka cyane, inyuma ugasanga hari 2 y'umutuku agaragara neza. Urumva nta ikinyabiziga cyagira amatara arenga 2 ariko kandi y'ubwoko bumwe. Gusa ntago bikurikizwa ku matara akurikira. Icya mbere twabonye ko ari amatara ndangacyerekezo. Iyo tuvuze amatara ndangacyerekezo nayo twita ibinyoteri. Urareba amatara y'ibinyoteri mubona imbere haba hari 2 n'inyuma hari 2, uteranyije urumva ko na amatara 4 ararenga 2 kandi n'ay'ubwoko bumwe. Ikigaragaza ko ari y'ubwoko bumwe amurika mu ntera zimwe, agaragara kimwe n'ibindi nk'ibyo. Iyo tuvuze none amatara ndangamubyimba kimwe se n'aya matara ndangaburumbarare, nayo n'amatara yenda kumera kimwe, agaragaza kandi akaranga ubugari bw'ikinyabiziga burebewe mu burumbarare cyangwa se umubyimba w'ikinyabiziga. Ubwo ni bwa butara bwinshi uzasanga buri ku kinyabiziga ku buryo gitambutse, nubwo haba ari nijoro ukirebwe tumenya icyo kinyabiziga imiterere yacyo, uzasanga ari ubutara
butara bwinshi buba kuri za fuso, buba kuri biriya binyabiziga bikururana gutyo. Ubwo butara bwinshi mubonaho buriya nibwo twita ndangamubyima cyangwa ndangaburumbarare. Urumva ko buba burenze abiri kandi ari ubutara bw'ubwoko bumwe. Niyo mpamvu ku kibazo rero cya gatatu igisozo kibaye D. Ndizera ko nkibasobanuriye neza rwose kandi gisobanutse neza. Nyamuneka ucyumva ubusobanuro ukaba utarakora subscribe, ubwo sinzi icyo waba urimo, sinzi ahandi waba uzakora ubusobanuro nk'ubu ngubu. Reka rero twizere ko ikibazo cya gatatu cyumvikanye neza rwose nta gutinda. Reka dusabe Sifa gatoya The Classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya kane. Okay, alright. Ikibazo cya kane nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngo iki: ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira: A santimetero 10, B santimetero 125, C santimetero 45, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya kane. Ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira: A santimetero 10, B santimetero 125, C santimetero 45, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya kane wasubije neza nta gutinda. Dusubije twise ku kibazo cya kane ndakomyeshwa igisubizo ni D. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri burya ntabwo burenze ibipimo bya santimetero 75. Urumva rero ko kuri kino baguhaye nta hantu handitsemo santimetero 75. Niyo mpamvu igisubizo hano kibaye D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nacyo cyumvikanye rwose kandi gisobanutse neza nta gutinda twise cyane. Reka tusabe Sifa gatoya The Classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya gatanu. Okay, alright. Ikibazo cya gatanu rwose twise no kimaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngo iki: ibinyabiziga bikoreshwa nka taxi bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, B ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, D cyangwa ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Turi ku kibazo rwose cyacu cya gatanu. Nyamuneka mujye mushimana ko mufite rwose mwari muzi gusoma neza Ikinyarwanda ku buryo usobanukirwa neza ikibazo ukacyumva, ariko n'umuntu akwigisha akagusobanurira ukumva ntabwo ubyumva rwose. Uburyo agusomeye ukumva ni ibintu bidahura kabisa. Ariko mujye mushimana rwose, wa mugani wa musobanuzi ubanza y'umwarimu ashobora kuboneka nka rimwe mu binyejana nka 15 bikurikirana. Umva uko basoma ikibazo cya gatanu. Ibinyabiziga bikoreshwa nka taxi bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, B ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, C cyangwa ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatanu wasubije neza nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya gatanu komyeshwa igisubizo ni A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Umwe ariko wacu kusora tunasobanura bishatse kuvuga iki. Ubundi urabona zino modoka zitwara abantu cyangwa se abagenzi ku nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda nk'abantu batuye i Kigali bahise babona za zindi bita ngo zashira umuteto, ariko n'abari mu ntara mubone za taxi na za kwasiteri nyine zitwara abantu mu ntara. Nuvuga ngo zino modoka zitwara abantu cyangwa se abagenzi ubundi zishyirwaho itara ry'icyatsi kibisi, ziba zigomba gushyirwaho itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Rero tara rero ku buryo ikinyabiziga nikiguturuka imbere ukabona iryo tara utubona ko ari ikinyabiziga kitakodeshejwe. Ariko twe muri Afurika usanga ibyo bintu tutabyubahiriza cyane, ntahamye ko mutaranabibona. Ariko nk'abantu bari burayo bashobora kuba babibona. Nuvuga ngo uzasanga ari imbere hashyirwaho itara ry'icyatsi kibisi riba rigaragaza ko icyo kinyabiziga kiba kitakodeshejwe, ku buryo iyo ubonye icyo kinyabiziga kiriho iryo tara nibwo buryo ubona kugitega. Naho twebwe kwasiteri raza yaguturuka imbere n'ubundi n'iryo tara ritariho ugahita uyitega. Biriya bundi nyine nuko ari muri Afurika usanga hari ibintu bimwe na bimwe tutubahiriza, ariko ubundi iburayi imodoka zishobora gushyirwaho ayo matara. Ndizera ko mukibonye rero ni itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa imbere ku kinyabiziga riba rigaragaza ko icyo kinyabiziga kiba kitakodeshejwe, ku buryo kiguturutse imbere nibwo nyine kizu ntago barishyira inyuma ko inyuma ubwo waribona cyakurenzeho, ahubwo rikiza kiguturuka imbere n'iryo tara rero ry'icyatsi kibisi ugahita ubona ko kitakodeshejwe ukabasha kugitega. Turizera ko ikibazo cya gatanu tugisobanure neza rwose mu buryo bwiza bworoshye kandi bwumvikana nta gutinda. Reka dusabe Sifa gatoya The Classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya gatandatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatandatu rwose no kimaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngo iki: itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: A metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro, B metero 50 mu ijoro na metero 150 ku manywa, C metero 200 mu ijoro na metero 300 ku manywa, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya gatandatu. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: A metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro, B metero 50 mu ijoro na metero 150 ku manywa, C metero 200 mu ijoro na metero 300 ku manywa, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku kibazo cya gatandatu wasubije neza rwose nta gutinda twise cyane.
nta gutinda dusubije twihuse ku kibazo cya gatandatu. Nakumenyesha ko igisubizo ni D. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umwarimu wacu wakosora tunasobanura, ndakumenyesha ko ubundi kugira ngo ubyumve neza, ubundi itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura ku manywa rigaragarira mu ntera ya metero 20, ariko kandi nijoro rikagaragarira mu ntera ya metero 150. Ndagisubiramo, itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura ku manywa rigaragarira mu ntera ya metero 20, ariko kandi nijoro rikagaragarira mu ntera ya metero 150. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko nacyo mucyumvise kandi mwumvise n'ibipimo bisabwa. Hanyuma rero reka nta gutinda twihuse, reka dusabe C factor de classique cyo n'ikibazo cyacu cya 7. Okay, alright. Ikibazo cya 7 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho rwose. Twihuse cyo kiri kubaza ngo iki: iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya A metero 100, B metero 50, C metero 80, D cyangwa ni metero 35. Turi ku kibazo cya 7. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya A metero 100, B metero 50, C metero 80, D cyangwa ni metero 35. Ku kibazo cya 7 rwasubije gane rwose nta gutinda twihuse cyane. Nta gutinda dusubije twihuse ku kibazo cya 7. Kumenyesha ko igisubizo ni B, ni metero 50. Ariko wacokosora tunosona rishatse kuvuga iki? Ubundi ibikoresho by'ihoni cyasimburira z'amahoni zumvikanira mu ntera ya metero 100 mu busanzwe. Ariko niba zakubaza ukabona bashyizemo ngo nk'uyu mubare kilometero 50 mu isaha, kubaza bazakubwira ngo uyu muvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, uwo mubare bakawushyiramo. Sasa ugatabaza kubaza ngo bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera metero zinga. Icyo gihe uzahita ureba umubare baguhaye wari wo 50 ushyira no kuri metero 50. Kilometero 50 itumana kunarebe kuri metero 50. Nubwo mu busanzwe ibikoresho by'amahoni byumvikana mu ntera metero 100, ariko kano kabanga ndakakwibiye. Bakakubaza aho umuvuduko w'ibinyabiziga, bakakubwira umuvuduko w'ibinyabiziga burya biba bitarenga, bagahita banakubaza aho ibikoresho by'ihoni byumvikanira. Uwo mubare baguhaye ni nawe uzabuhanye n'igisubizo. Ndizera ko hano ariyo mpamvu kibaye B mu bibonye neza. Reka nta gutinda twise cyane, tunyerukire ku kibazo cya 8 C factor de classique dufashe. Okay, alright. Ikibazo cya 8 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho yawe. Ndakutse ko tugufite application nziza zigufasha kwiga. Nyamuneka mba nkomeza kuyibutsa kugira ngo hatagira ubyibagirwa. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se duhamagare tugufashe kuri ino nimero yacu 079, n'ubundi ari nayo mutwandikira kuri WhatsApp 079 182 8671. Kimwe nuko abantu mukeneye ko tubaha application nziza ibafasha kwiga by'umwihariko, cyangwa se twabahereza application ibafasha uburyo gukora ibizamini. Namwe rwose byose turabikora, turabibafasha. Mutwandikire cyangwa muduhamagare tubibafashe mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse. Nyamuneka ibintu byose bibasha kugenda neza cyane. Nta gutinda rero, reka tunyarukire ku kibazo cyacu cya 8. Okay, alright. Ikibazo cya 8 nicyo turo kiri kubaza ngo iki rero: ubugari bwa rumoroki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: A velomoteri, B ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, C igare rifatanye na velomoteri bigenda, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi kibazo cya 8. Ubugari bwa rumoroki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: A velomoteri, B ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, C igare rifatanye na velomoteri bigenda, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku kibazo cya 8 wasubije neza rwose nta gutinda twihuse cyane. Nta gutinda dusubije twihuse. Ndakomeje ko igisubizo ni B, ni ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Nuvuga ngo ubugari bwa rumoroki ntabwo bwarenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura mu gihe cyose yabikuruwe n'ipikipiki ariko kandi ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Umwe ko cokosora turosobanura iyo tuvuze ngo rumoroki ni cya kinyabiziga cy'inyuma kiba gikururwa. Uvuga ngo rufashe ikinyabiziga cy'inyuma gikururwa ntabwo cyarusha ubugari bwa velomoteri yabiri kugikurura mu gihe bw'ipikipiki yabiri kugikurura mu gihe ipikipiki nayo yabifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ndizera ko ikibazo rwose cya 8 mu kibonye aho muzasubiza kandi mu cyumvise nta gutinda twise cyane. Reka tunyarukire ku kibazo cyacu cya 9 C factor de classique dufashe. Okay, alright. Ikibazo cya 9 rwose nayo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangaburumbarare na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: A metero 1 na santimetero 90, B metero 1 na santimetero 24, C metero 4 na santimetero 18, D cyangwa metero 3 na santimetero 20. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 9.
ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangaburumbarare na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: a metero 1 na santimetero 90, b metero 1 na santimetero 24, c metero 4 na santimetero 18, d cyane metero 3 na santimetero 20. ku cyose cyakenera wasubije nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku kibazo cyakenera kumisha igisubizo ni a ni metero 1 na santimetero 90. Mwe ko cyo kusura tunasobanura nuvuga ngo uramutse ufashe ubundi amatara ndangaburumbarare na ndanganyuma kuva ku butaka buri ikinyabiziga kidapakiye birumvikana ko kiba kigiye hejuru, aho ari amatara rero aba atereye ntabwo hajya munsi ya metero 1 na santimetero burya 90. niyo mpamvu ku cyose cya 9 igisubizo kibaye a. twizere ko cyumvikanye neza nta gutinda twise cyane. Reka tusabe sifa gatoya de class gatyo n'ikibazo cyacu cya 10. Okay, alright, ikibazo cya 10 rwose nacyo kimaze kugera ku nyekiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa fitensi idakora? a iyo kigeze ahamanuka n'umuvuduko, b iyo gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, c iyo gicunshumuka bidasanzwe, d cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. turi ku kibazo rwose cyacu cya 10. ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa fitensi idakora? a iyo kigeze ahamanuka n'umuvuduko, b iyo gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, c iyo gicunshumuka bidasanzwe, d cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. ku kibazo rwose cyacu cya 10 yasubije nta gutinda twise cyane, nta gutinda dusubije twise ku cyose cya 10 ndakumenyesha ko igisubizo ni b ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. burya ikinyabiziga ubundi ntabwo cyabasha kugenda mu muhanda nyine moteri kitari kwaka cyangwa se vitesse idakora, sibyo? icyo gihe urumvikana ko kiba cyapfuye. ariko uzari ikinyabiziga cyapfuye kigenda gikuruwe n'ikindi kinyabiziga kandi kikagenda nyine mu muhanda, ko gikururwa nacyo kiri kunyura mu muhanda, byumvikane ko nta kindi gihe ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora uretse igihe cyaba gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. niyo mpamvu ku cyose cya 10 igisubizo kibaye b. twizere ko cyumvikanye neza kandi kigaragara ndetse cyari cyo cyane gutera 10 ifu nta gutinda twise cyane. reka tunyarike no ku kibazo rwose cyacu cya 11 sifa gatoya de classic kidushyirireho. Okay, alright, ikibazo cya 11 rwose no kimaze kugera ku nyekiramashusho twise cyo kiri kubaza ngo iki: ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa veromoruki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntiburenze ibipimo bikurikira: a metero 1 na santimetero 25, b santimetero 49, c metero 3 na santimetero 50, d cyangwa nta gisubizo kirimo. ku cyose cya 11 niho turi. ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa veromoruki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntiburenza ibipimo bikurikira: a metero 1 na santimetero 25, b santimetero 49, c santimetero 3 na santimetero 50, d cyangwa nta gisubizo kirimo. ku kibazo rwose cyacu cya 11 wasubije nta gutinda dusubije twese ku cyose cya 11 kumenyesha ko igisubizo ni a ni metero 1 na santimetero 25. umwe ariko cokosoro tunasobanura ubundi iyo tuvuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, nuvuga ngo tuvuze ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ni izi moto mutega, izi pikipiki mubona zisanzwe mutega. izi pikipiki rero bura ntago ziba zifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwazo. izi pikipiki rero burya ubugari bw'imizigo zikurura ntago byibura babwarenga metero 1 na santimetero 25. kino kibazo barakibaza cyane mu kiteho nyamuneka, kuko ndumva mu bizamini bimaze nko mu byumweru 2 kino kibazo ntago kibaza nk'inshuro nkenye kijemo, birasaba ko mukitondera rero rwose ko kirabazwa cyane. reka rero nizere ko kino kibazo mukibonye kandi mugisobanukiwe ndetse munyo muzasubiza nta gutinda twise cyane. reka tunyarukire no ku kibazo cyacu cya 12 sifa gatoya de classic bidufashemo. Okay, alright, ikibazo cya 12 nacyo kimaze kugera ku nyekiramashusho rwose twise cyo kiri kubaza ngo iki: utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: a umuhondo, b umweru, c umutuku, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. turi ku kibazo rwose cyacu cya 12. utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira: a umuhondo, b umweru, c umutuku, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. kuri kino kibazo rwose cyacu cya 12 basubijwe nta gutinda twise cyane. dusubije twise ku cyose cya 12 kumenyesha ko igisubizo ni a ni umweru, kuko buri tugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umweru. mu gihe tugarura rumuri turi imbere ku kinyabiziga tuba uvuga ngo mu gihe tugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umuhondo.
utu tugarurarumuri bakubaje hano dushyirwa mu mbavu z'ikinyabiziga two tuba dusa umuhondo, ariko mu gihe utugarurarumuri turi imbere y'ikinyabiziga ku kinyabiziga tuba ari umweru, naho utugarurarumuri turi inyuma y'ikinyabiziga tuba ari umutuku. Nizere ko mubyumvise, niba tuba turi imbere y'ikinyabiziga tuzaba ari umweru, niba tuzaba turi inyuma y'ikinyabiziga tuzaba ari umutuku, naho tuno tw'umuhondo bakubaje turi mu mbavu z'ikinyabiziga, tuno bakubaje turi mu mbavu z'ikinyabiziga turabona ko tuba dusa gute, tuba ari umuhondo. Nizere ko ikibazo cya 12 gisobanura neza mu buryo bworoshye kandi bwumvikanye neza, ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu, nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classe gatiyo n'ikibazo cyacu cya 13. Okay, alright, ikibazo cya 13 rwose nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo rwose kirikubaza ngo iki: itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira: a ahegereye inguni y'ubumoso y'ikinyabiziga, b iburyo bw'ikinyabiziga cyose, c inyuma hafi y'ikinyabiziga cyose, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 13. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira: a ahegereye inguni y'ubumoso y'ikinyabiziga, b iburyo bw'ikinyabiziga cyose, c inyuma hafi y'ikinyabiziga cyose, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 13 wasubije neza tudatinze, nta gutinda. Ku kibazo cya 13 nakumenyesha ko igisubizo urabyumva gute twihuse. Igisubizo hano ni a nahegereye inguni y'ubumoso y'ikinyabiziga. Buriya mu byumve neza ko iyo tuvuze itara ndanganyuma burya nandi hantu rigomba gushyira ahegereye inguni y'ubumoso ikinyabiziga. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 13 nizere yuko rwose kigaragaye kandi cyumvikanye nacyo, nta gutinda twese cyane. Reka tugere ku kibazo rwose cyacu cya 14. Sifa gatoya de classe kabidufashemo. Okay, alright, ikibazo cya 14 rwose no kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: a metero 150, b metero 500, c metero 25, d cyangwa metero 200. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 14. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: a metero 150, b metero 500, c metero 25, d cyangwa ni metero 200. Ku kibazo rwose cyacu cya 14 wasubije neza, nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku ikibazo rwose cyacu cya 14 ndakumenyesha ko igisubizo ni a ni metero 150. Ariko cokosoro tunasobanura ndakumenyesha ko ubundi utugarurarumuri tuba turi ku kinyabiziga nkuko nabikubwiye, ubundi utugarurarumuri tw'imbere tuba ari umweru, utugarurarumuri tw'inyuma tukaba umutuku, no tugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tukaba umuhondo. Utu tugarurarumuri rero twanamoko yombi yose iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo, ya matara amurika byibura muri ntera metero 100, akamurika byibura kuri tuno tugarurarumuri tuba tugomba byibura kubona gusomerwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga byibura ukiri mu ntera metero 150. Mpamvu ku kibazo cya 14 rwose igisubizo kibaye a. Twese kucyumvikanye neza, nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classe gatoya n'ikibazo cyacu cya 15. Okay, alright, ikibazo cya 15 rwose no kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: a umuhondo, b icyatsi kibisi kijimye, c umweru, d cyangwa n'umutuku. Turi ku kibazo cya 15. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: a umuhondo, b icyatsi kibisi kijimye, c umweru, d cyangwa n'umutuku. Ku kibazo cya 15 wasubije neza, nta gutinda twese cyane. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 15 nta gutinda twese cyane ndakumenyesha ko igisubizo urabyumva gute. Igisubizo hano ni C, ni umweru. Burya icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara ry'umweru. Nuvuga ngo icyo ni kimwe bw'ibyapa bibuza cyo gifite ishusho y'uruziga ariko kandi kikagira ubuso bw'ibara ry'umweru kidafite ikindi cyose cyanditsemo. Cyo kigaragaza ko umuhanda ufunze mu cyerekezo kimanuka ndetse n'ikizamuka. Icyo cyapa rero gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, niyo mpamvu hano ku gisubizo ku cyose cya 15 igisubizo kibaye C. Nizere ko mukibonye kandi mubonye muzasubiza nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya de classic atiyo n'ikibazo cyacu cya 16. Okay, alright, ikibazo cya 16 rwose no kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20: a velomoteri, b ipikipiki, c ibinyabiziga bitwaye abayobozi byose, d cyangwa nta gisubizo cyo kuri kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 16. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20: a velomoteri, b ipikipiki, c ibinyabiziga bitwaye abayobozi byose, d cyangwa nta gisubizo cyo kuri kirimo. Ku cyose cya 16 wasubije neza nta gutinda.
Dusubije twese ku kibazo cya 16 tukongeshwa igisubizo ni A, ni velomoteri burya nizo zigomba kugira ibikoresho byone byumvikana muri metero 20. Muzare velomoteri nyine kabara akanyabiziga gatoya, rero agakoresho cyo kihoni birumvikana yuko ubwo ni iyo bavugijeho nyine karakanu kirangira cyaza gatuma ihoni ryumvikana, ntabwo ro karenza mu ntera metero 20 burya by'urumuri muri metero 20 niyo wumva ihoni rya velomoteri neza. Niyo mpamvu rero ku kibazo cyacu cya 16 cyuzo ari ariko muri mu busanzwe twabonye ko ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera metero 100, ariko kandi twabonye ko kubaza ngo mu gihe ikinyabiziga kibasha kugera umuvuduko utarenga kilometero 50 mu isaha ahategamye bakakukiramo akantu uzasubize ko uwo muvuduko w'ibyo imburira z'amahoni y'ibyo binyabiziga bizumvikana mu ntera metero zingahe 50. Ariko kandi nkuko tubibonye ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera metero 20 kuri za velomoteri. Nizere ko ikibazo cya 16 kigaragaye kandi cyumvikanye nta gutinda. Reka dusabe sifa gatwa de classic gatwa ikibazo cyacu cya 17. Okay, alright, cyo 17 kimaze kugera ku nkira amashusho ndakubitse ko muri fuza application nzazo gufasha kwiga rwose watwandikira cyase ukaduhamagara kuri nimero yacu 0791826371. Cyo 17 kirabaza ngo iki? Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya A metero 36 nibura, B metero 190 nibura, C metero 100 kumanywa nibura, D cyane metero 200 nibura. Turi ku kibazo cya 17. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya A metero 36 nibura, B metero 190 nibura, C metero 100 kumanywa nibura, D cyane metero 200 nibura. Ku cyose cya 17 gusubijwe nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya 17 kumenyeshwa igisubizo ni D, ni metero 200 nibura ko bundi amatara ndanga mu byimba cyase ndanga burumbarare mu busanzwe yose abonwa acyasagaragarira mu bipimo bingana burya ni metero 200. Yani amatara nakubwiye ashyirwa ku kinyabiziga agaragaza cyakaranga burumbarare cyangwa mu byimba cy'inyabiziga, ariko kandi mu gihe kigaragariye kure ubwo butara bari ubutara bwinshi buzasomerwa rero cyase buzabonirwa byuro muri metero 200 nibona. Niyo mpamvu cyose cya 17 igisubizo kibaye D. Tuzire ko cyumvikanye neza nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gatwa de classic cyo ikibazo cyacu cya 18. Okay, alright, ikibazo cya 18 rwose nacyo cyamaze kugera ku nyikira amashusho rwose. Sifa gatwa de classic yagishyizeho cyo kirabaza ngo iki? Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: A, ibyapa bibuza n'ibitegeka, B, ibyapa biyobora n'ibitegeka, C, ibyapa by'inyongera n'ibiburira, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 18. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: A, ibyapa bibuza n'ibitegeka, B, ibyapa biyobora n'ibitegeka, C, ibyapa by'inyongera n'ibiburira, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 18 wasubijwe nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya 18 ndakumenyeshwa igisubizo. Urabyumva gute? Igisubizo hano ni A, ni ibyapa bibuza ndetse n'ibyapa bitegeka, uko buriya ubundi iyo tuvuze ibyapa bibuza byose bikozwe mu ishusho y'uruziga, kimwe n'ibyapa bitegeka nabyo bikozwe mu ishusho y'uruziga. Nuvuga ngo urumva ko ibyo byapa bigaragazwa ku buryo bumwe, ko byose bigaragazwa biri mu ishusho y'iki y'uruziga. Ibyapa bibuza biri mu ishusho y'uruziga, kimwe n'ibyapa bitegeka nabyo biri mu ishusho y'uruziga. Ndizera yuko iki kibazo ku bantu badasobanukiwe bino byapa musubira inyuma kuri channel yacu cyangwa kuno muyoboro wacu cyase rimwe tutana bisanga turebe bategurira mu bihe gufi cyane bishoboka, tubereke cyase tubigisha ibigendanye n'iby'ibyapa muri buko biba biteye ndetse nuko bikora. Niyo mpamvu kuri kino kibazo rwose cyacu cya 18 igisubizo cyabaye A. Twizere ko cyumvikanye neza kandi kigaragara rwose tugisobanuriye nta gutinda. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 19. Okay, alright, ikibazo cya 19 nacyo kigeze kunyekera amashusho cyo kiri kubaza ngo iki? Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva uhera no kuburebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara kurikira: A, ubururu, B, umuhondo, C, umweru, D cyangwa ni icyatsi kibisi n'ibara ry'umuhondo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 19. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no kuburebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara kurikira: A, ubururu, B, umuhondo, C, umweru, D cyangwa ni icyatsi kibisi n'ibara ry'umuhondo. Ku kibazo cya 19 wasubijwe neza rwose nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo rwose cyacu cya 19 kumenyeshwa igisubizo ni A, ni ubururu, kuko buriya icyapa kivuga ngo kuyobya umuhanda muzabirebe muzagenda mubibona n'icyapa cyo cyanditsemo ijambo ngo deviation cyangwa se deviation mu gifaransa. Iryo jambo rero riba riri mu mabara y'umweru, ariko kandi icyo cyapa cyo gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu.
ni ukuvuga ngo rero iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo, ni ukuvuga ngo kuva aho uhera ukihagera mu gihe uwo muhanda bawuyobeje uza itubonamo icyo cyapa kizaba rero gifite ubuso bw'amabara asa guteza buzaba ari ubuso bw'ibara ry'ubururu. Niyo mpamvu cyose cya 19 igisubizo kibaye A. Twizere ko tugisobanura neza kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka tunyarukire no ku cyose cyacu rwose cya 20 ari cyo cyanyuma kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi. C Factor the Classic abidufashemo. Okay, alright. Cyose cya 20 kimaze kugera ku amashusho yawe, ndakwibutsa ko dufite application nziza cyane zigufasha kwiga mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse cyane. Tunaguhugura mu buryo ukoresha mudasobwa, nyamuneka mutwandikire cyangwa muduhamagare tubafashe kuko bizajya bigenda neza cyane. Ikibazo rero cyacu cya nyuma cya 20 kirabaza ngo iki? Iyo hatarimo indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka A imyaka 18, B imyaka 12, C imyaka 10, D cyangwa imyaka 7. Turi ku cya 20. Iyo hatarimo indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka A imyaka 18, B imyaka 12, C imyaka 10, D cyangwa n'imyaka 7. Wasubijaga nayo ku cyose cya 20. Nagutinda kuri kino cyose rwose cyacu cya 20 kumenyesha ko igisubizo ni B, ni imyaka 12. Burya birabujijwe kuba watwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka 12, sibyo? Umwana udafite imyaka 12 ubundi ugomba kumutwara inyuma. Niyo mpamvu akenshi muzabona burya n'ababyeyi baba bafite abana bato batajya bicara imbere ahubwo yicara inyuma. Nubwo abari nyiri kinyebiziga yakunda kwicara imbere bingana iki burya igeze afite umwana mutoya azagenda yicaye inyuma mu gihe akikiye umwana. Nuvuga ngo rero birabujijwe kuba iyo hatarimo indi myanya, cyikuza nta yindi myanya irimo ubwo wenda wagerageza, ariko ubundi mu gihe hatarimo indi myanya namini mu gihe harimo indi myanya birabujijwe kuba watwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana bafite imyaka 12. Reka rero tubashimire ko mwanya no twivuye cyose cya mbere kugera ku cyose cya nyuma rwose. Imana imujije baho umugisha. Ngiye nitwa Ticha Gakuru, nari kumwe n'umugenzi wanjye C Factor the Classic. Ibiganiro byacu nakagaruka by'umwihariko by'utegeko y'umuhanda muri Imana bane namwe. Shalom.